maze bikarutishwa ubutunzi bw'ijuru. Wagiye ubera benshi ntazi abavuga yuko bayoboka Imana n'amategeko yayo. Umuzimu usharira wo gukunda iby'isi, maze bikarutishwa ubutunzi bw'ijuru. Wagiye ubera benshi ntazi abavuga yuko bayobotse Imana n'amategeko yayo. Uwo muzi urashegana uhunge nshuti, wateze gihari masasesi ibibembe, watezana hamwe n'umugore we, abeshya Imana bapfira muri icyo cyaha. Iyo ndwara irinjira ntisiga ibyuririzi, uwayirwaye aherako akariganya, ubuhemu buhahara ndetse no kwikunda, ubumara bwabyo buko none iby'umwuka. Iyo ndwara irinjira ntisiga ibyuririzi, uwayirwaye aherako akariganya, ubuhemu buhahara ndetse no kwikunda, ubumara bwabyo buko none iby'umwuka. N'abaramu umuhanuzi yafashwe n'uwo mutego, yamusezeraniye kwamuha ibihembo, atanga inama yo kugusha Isiraheli, akazi Imana yohereza mugiga. Yuda wabanye na Yesu igihe kirekire, ukundinda mu byamute yo kumugurisha ibice by'ifeza umutima uhanura mujya, yari yahuye arapfa n'abatabiriye. Yuda wabanye na Yesu igihe kirekire, ukundinda mu byamute yo kumugurisha ibice by'ifeza umutima uhanura mujya, yari yahuye arapfa n'abatabiriye. Mu karoti yabwirijwe n'abamarayika guhunga, i Sodomu ngo atarimburanwa n'abahore, areba inyuma ahinduka inkingi y'umunyu, Rotarakira ariko we ntiyarokotse. Ibyo ufite byose burya ubihabwa n'Imana, bikoreshe neza ntibiguteranye nayo. Wibuka ugoboka abo warushije amahirwe, shaka ubwami bw'Imana nibwo uzongererwa. Ibyo ufite byose burya ubihabwa n'Imana, bikoreshe neza ntibiguteranye nayo. Wibuka ugoboka abo warushije amahirwe, shaka ubwami bw'Imana nibwo uzongererwa. Ibikira ubutunzi aho butazahomba, aho ngaho ntibujya buribwa n'inyenzi. Ubwiza